Dore application 10 z'ingenzi kandi zibanga zikora ibintu bihambaye kuri telefone yawe. Nuramuka ubashije gukoresha zino application neza uratangira gukoresha telefone mu buryo bwuzuye, nta kintu na gito kizongera kukwiso. Abantu benshi batakaza amafaranga bagura telefone badakeneye ngo bashaka features ziri muri izo telefone. Kandi mu by'ukuri ari application washyira muri telefone yawe maze telefone gatangira gukora byisumbuyeho kuko ubuyongera ubushobozi. Abandi bantu bakunda gukora amakosa yo kugura telefone zitizewe, ugasanga umuntu aguza telefone ya pirate kubera atabizi, kandi mu by'ukuri ari application washyira muri telefone yawe maze telefone bakahita bakwereka niba ari pirate cyangwa ari original ukoresheje iyi application. Niyo mpamvu muri iyi video ngiye kukwereka application 10 z'ingenzi kandi zibanga zikora ibintu bihambaye kuri telefone yawe ugomba kuba ufite muri uyu mwaka wa 2026. Turatije mu byinshi, reka ngwereke zina application. Ariko nyabona mbere kujya ndukomeze liking video, ukora subscribe niba utarayikana, ufite ikindi kintu ushaka kumenya cyanyunganizi, ubisigaho munsi muri comment ndahita ngusubiza. Rero izi application kugira ngo zikiye muri telefone nta kintu uzakora, uzafungura Google Play Store yawe cyangwa App Store bitewe na telefone yawe. Izi application ziraboneka aho hose ngubwiye. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzahita ukoza uhita uyifungura, dore ngiyo uzayifungura bitewe na telefone yawe. Twebwe nanduriye ni Google Play Store, dore ngiyo uzahita uyifungura nguku. Ukimara kuyifunguza uhita uza muri search hano munsi hano uri kwabona uzakoraho. Ukimara gukora uhita uza muri search hano hejuru uri kwabona uzakoraho. Ukimara gukora uhita wandikamo aya magambo nguku. Ukimara kubyandika nguku uzakora search gakeya utegereze. Mwibutsa ko tugiye guhera kuri application ya 10 tugende tumanuka kugeza tugeze kuri application ya mbere irenze bya hatari. Rero ukimara kubyandika nguku nta kintu uzahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gutegereza uzahita tujya kuri tabule imeze nguku, we nta kintu uzahita ukora kuri application ngiyi uri kuyibona uzayikoraho. Ukimara kuyikoraho uzahita rebanza muri telefone yawe. Ikimara kujya kuri telefone uzahita ukora kuri open uyifungure. Rero iyi application ize muri telefone yawe mariki. Iyi application ize muri telefone ahita ikwereka information za telefone yawe, ikakwereka telefone niba ari original cyangwa ari pirate. Iyi application igufasha muri cyaje ugiye kugura telefone, nk'urugero hari ukujya kugura telefone ugasanga inyuma housing ya telefone, ugasanga yenda bashyizeho housing ya iPhone ya Pixel cyangwa indi telefone irenze bya hatari, ukajya na telefone irimo imbere nikimeze. Rero iyi application ikwereka imyirondoro ya telefone neza bya nyabyo, ikakwereka buri kimwe cyose kuri telefone yawe hatabayeho kwibeshya. Utazibeshya ukagura Airtel umuntu yakubwiye ngo ni iPhone ukagira ngo ni iPhone koko bya nyabyo. Rero ujye ubanza ubichecking, utazagura Airtel ugira ngo ni iPhone kandi bagutuburiye ubona inyuma housing nyine ubona ari iPhone kandi mu by'ukuri imbere harimo Airtel, Tecno cyangwa izindi telefone zazo zose. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzahita ukora, kugira ngo ubichecking uzayifungura, uzahita ukora kuri open uyifungure. Ukimara kuyifunguza atiza gake banze ifunguke. Ikimara gufunguza tujya kuri tabule mbese kunguko. Hano urabona ko bahise batwereka imyirondoro ya telefone yacu. Urabona telefone nyine yabahita bayikwereka, bakakwereka izina ryayo, bakakwereka buri kimwe cyose kuri telefone yawe. Urabona nyine babikwereka bigenera telefone yawe. Hano rero ushobora gucekinga batiri ukavuga ati ubuzima bwa batiri bumeze gute. Hano ugacekinga buri kimwe cyose ukareba ko bikugura n'ibyo umuntu ari kukubwira cyangwa telefone agiye kukugura ibintu ari kukubwira ishobora gukora. Rero iyi ni application ya 10 niba igufashije itubimbwira muri comment dukomeze na application ya 9. Rero application ya 9 kugira ngo ibone nta kintu uzahita ukora, uzahita uza muri search hano hejuru n'ubundi. Ukimara kuza muri search hano hejuru uzahita wandikamo Sky Free. Uzabyandika nguku byanditse, ukimara kubyandika nguku uzahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara guteza tujya kuri tabule imeze nguku, we nta kintu uzahita ukora, uzahita western application ya mbere ngishyizeho dufresh uzayikora nguku. Ukimara kuyikora uzabanza western muri telefone yawe. Uzatwegwa arimo baratubwira gukora update, bivuze ko tuyifite muri telefone yacu kubera ko tumaze igihe tuyikoresha. Rero iyi application ize muri telefone yawe gufasha iki? Iyi application ize muri telefone yawe ikwereka igihe umara kuzindi application ziri muri telefone yawe. Nk'urugero nk'ukuntu application yifunguye runaka ugasanga irimo irakurira umuriro, irimo irakurira megabyte, kandi mu by'ukuri uwo munsi utanayikoresheje ariko ugasanga muri application zari umuriro kuri telefone yawe. Rero kugira ngo bimenye nta kintu uzakora ngiye gukwereka uburyo wakoresha ni application. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzakora, dore application uko nguko iri muri telefone bisa, dore ngiyo uzahita ukora kuri open uyifungure. Ukimara kuyifunguza atiza gake banze ifunguke. Ikimara gufunguza tujya kuri tabule imeze kunguko. Nkuko uri kubibona urabona application yaje kuyisoga twakoresheje cyane kuri telefone yacu. Urabona hari InShoot, hagakurikizaho ni application, hagakurikizaho YouTube, hagakurikiraho ChatGPT. Nyine bagenda babikwereka nyine bitewe na application wakoresheje uwo munsi cyangwa wakoresheje muri uwo mwanya. Rero usanze ari application iza kuyisoga mu by'ukuri utayikoresheje kugira ngo uhagarike nta kindi ukora, usanga umuntu wangu ugiye kwatitara nguku. Ukimara kumanura tubona kano kantu ushyizeho dufresh hano handitse app are active hano uri kuhabona ukoraho. Ukimara gukora tubona application ziri active, application ziri gukora muri uwo mwanya. Yo hari application ubona indi gukora kandi mu by'ukuri utari kuyikoresha, uhita ukora kuri kano kantu kwa stop kano uri kukabona ukoraho nguku. Ukimara gukora muri kano kanyu ubihagaritse gukora kuri telefone yawe, bivuze ko niba ari kurya umuriro cyangwa megabyte ubu bihagaritse. Rero iyi ni application ya 9 niba igufashe kuri telefone yawe, itubimbwira muri comment kugira numve ko turi kumwe 5 kuri 5. Turetse mu byinshi kandi dukomeza na application ya 8.
Rero application ya munani kugira ngo uyibone nta kintu uzakora n'ubundi uzasubira kuri Google Play Store dore ngo uzasubirayo. Rero application ya munani kugira ngo uyishyire muri telefone nta kintu uzahita ukora, uzahita uza muri search hano hejuru wandikemo Shazam. Uzabyandika nguko umbyanditse, ukimira kubyandika uzahita ukora search gakeya utegereze, ukimira gutegereza uzahita ujya kuri tablet imeze kunguku, we nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri application iyi ngiyi udufresh uzayikora nguko nguku, ukimira kuyikora uzabanza uyestage muri telefone yawe, gusa twebwe urimo urabona barimo baratubwira gukora update, bivuze ko tuyifite kuri telefone yacu. Rero iyi application yize muri telefone yawe igufasha iki? Iyi application ifite muri telefone yawe igufasha kumenya indirimbo y'umuhanzi runaka, nk'urugero nk'ukuntu bawumva indirimbo ugasanga uzi umuhanzi wayiririmbye, ugasanga ushaka kumenya izina ryayo, ariko ugasanga neza wabibura igisubizo kubera utazi uwo muhanzi, cyangwa abantu bakwegera ubasha kubaza ugasanga ntibazi uwo muhanzi. Rero iyi application yifunguye playing indirimbo ushaka kumenya umuhanzi wayiririmbye cyangwa ushaka kumenya izina ryayo, iyi application itikubwira umuhanzi wayiririmbye iyo ndirimbo, ikahita ikubwira n'izina ry'iyo ndirimbo. Gusa ngiye nago ndi buyifungure nyine, murabizi ibintu bya copyright, urabizi nago byamerera neza kuri iyi channel nyine, nawe urabizi ibintu bya YouTube, urumva acuranze indirimbo y'abandi nago byamerera neza. Rero iyi application ya munani bigufashije itubimbwira muri comment kugira ngo numve ko turi kugendana 5/5. Ikindi kandi niba wari uyizi nabwo ujye ubimbwira muri comment kugira ngo tubashe kugendana neza. Rero tudatize ibintu byinshi kazi dukomeza na application ya 7. Rero application ya 7 kugira ngo uyishyire muri telefone yawe nta kintu uzakora, uzahita wandikamo hide Roche, uzabyandika nguku nguku, ukimira kubyandika nguku uzahita ukora search gakeya utegereze, ukimira gutegereza uzahita ujya kuri tablet imeze kunguku, we nta kintu uzahita ukora, uzahita western application ya mbere ingishyizeho udufresh, uzahita banze ijya muri telefone yawe ubone kuyikoresha. Rero iyi application ifite muri telefone yawe igufasha iki? Iyi application ifite muri telefone yawe igufasha guhisha izindi application, nk'urugero nk'uko ufite application zibanga cyangwa application z'ingenzi, ugasanga utije umuntu telefone ugasanga za application yarazifunguye, ugasanga abonye amabanga yawe kuri telefone yawe. Rero nk'urugero ushobora guhisha WhatsApp, Facebook, Instagram cyangwa izindi application ukunda gukoresha ziba ziri amabanga yihariye, ukahita ufungura application hanyuma ugashyiraho password za application ukazica, ku buryo ukoresha umuntu telefone runaka ku buryo ashobora no kuyimarana umunsi izo application atarazibona, kandi mu by'ukuri ziri muri telefone kandi atazibona kandi zirimo. Rero iyi application ikora gute? Kugira ngo uyikoreshe nta kintu uzakora wamaze kuyinstara, uzahita ukora kuri open uyifungure, ukimara kuyifunguza uzatiza gake banze ifunguke, izafunguka imeze kunguku, uzategereza. Ukimira gutegereza tugiye kuri tablet imeze kunguku, we nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kajambo ka Awize hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimira gukora uzahita uhitamo ya application dore ngiyi ya Head Roche, dore ngiyi uzahita uyikora nguku nguku, ukimira kuyikora uzahita ukora na set asa default hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimira gukora uzahita tugiye kuri tablet imeze kunguku. Rero ushaka gushyiraho password nk'urugero urabona tuzamuye nguku nguku, uzamuye nguku nguku, uhita ubona application zose ziri muri telefone yawe. Rero nk'urugero nk'ukuntu ushaka guhisha application runaka kugira ngo bikorere nta kintu uzakoza, uzakoza urutoki ishuri ebyiri muri screen nguku nguku, ukimara kurukoza uzahita hazamo password, we nta kintu uzahita ukora, uzahita ushyiramo password nguku nguku. Gusa twebwe application urabona twari tumaze igihe tuyikoresha, urabona ashyizemo password bitengera kuri tablet imeze kunguku, ariko wowe nyine bazabanza gusaba gukereya password, ukimara kuyikereya nawe uzahita ujya kuri tablet imeze kunguku. Rero kugira ngo uhishe application runaka, yenda nk'urugero twebwe urabona twari twahishe ebyiri, kugira ngo uhishe application nta kintu ukora, yenda nk'urugero reka dufatire kuri application ebyiri. Urabona duhisemo WhatsApp Business, sibyo? Urabona duhisemo na TikTok Lite, reka mitemo ni application tuze kwishaha muri telefone yacu tuyibure, mwereke n'uburyo wayibonamo. Rero wenda nk'urugero nano reka dufatire kuri application ya InShoot, dore ngiyi tuhisemo nguku nguku. Rero ushaka kwisha nta kintu uhita ukora, ushobora gukora kuri kano kantu k'agagufuri ugakereya password mu gihe utayifite muri telefone yawe, none wowe wayishyizemo we nta kintu uhita ukora kuri kano kantu k'akajisho kangaka kizeho udufresh, ukora nguku nguku. Yukozeho nguku nguku ubu ushyizeho password. Nk'urugero urabona iyo tuzamuye nguku nguku urabona za application ziba zavuyemo, nk'urugero urabona na application ya TikTok Lite irimo, kandi nk'urugero nanone urabona na application ya InShoot irimo. Yenda nk'urugero reka dushakishe InShoot, urabona InShoot, urabona InShoot nayo bari kutwereka, barimo baratubwira ko InShoot itari muri telefone yacu, kandi mu by'ukuri InShoot iri muri telefone yacu, ahubwo twashyizemo password turayihisha. Urabona yenda nk'urugero nanone reka dusacinga yenda TikTok Lite, urabona na TikTok Lite nyine urabona nayo bari kutwereka nyine, urabona ko bari kutubwira ko nayirimo. Rero kugira ngo ubone application washyizeho password nta kindi ukora n'ubundi usa nk'umanura nguku nguku. Yumanuye nguku nguku uhita ukoza urutoki muri screen kabiri ukagumishamo, ukimira gukora uhita ushyiramo ya password, wakereka dushyiremo password yacu. Ukimira kwishyiramo nguku nguku noneho uhita uzamura, ukimira kuzamura tushaka za application zawe noneho ziba zajemo. Urabona InShoot dore ngiyi kandi twari turi kusacinga tukayibura, urabona na WhatsApp Business dore ngiyi kandi na TikTok Lite dore ngiyi hano hejuru, urabona ko biba byajemo neza 5/5. Rero iyi application rero nawe urabona ko ari y'ubwenge, nibigufashije itubimbwira muri comment kugira ngo tubashe gukomezanya neza 5/5. Iyi ni application ya 7. Rero kugira ngo bihagarike nta kintu uzakorera, nk'urugero ushaka kubikuramo burundu, nta kintu uhita ukora, ushaka ama application ya setting uhita uza muri search hano hejuru,
ugashaka application ya setting, dore ngiyi tuyifungura. Ukimara kuyifungura urategeza gake kabanze gafunguka, ikimara gufunguka uhita ukora kuri apps hano uri kuhabona ukoraho. Ukimara gukora uhita ukora ndetse default app hano uri kuhabona ukoraho. Ukimara gukora uhita ukora ndetse home app hano uri kuhabona ukoraho. Ukimara gukora nyine usanga biri kuri application, we nta kintu uhita ukora tushyiranga shidu fresh hano uri kuhabona, bitewe na application yawe nyine, bitewe na telefone ukoresha uhita ukora nk'uko nguko. Ukimara gukora ubona ko duse dusubira kuri application bisanzwe. Yari na application ya karindwi niba igufashije itubimbwira muri comment. Turasira mu byinshi reka dukomeza na application ya gatandatu y'ingenzi kuri telefone ya. Rero kugira ngo ubone nta kintu uzakora n'ubundi uzaza kuri Google Play Store yawe. Ukimara kuza muri search channel uzahita wandikamo Galaxy Wide. Sinzi niba mbisomye neza ariko mwihangana uzabyandika nguku nguku. Ukimara kubyandika nguku uzahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gutegereza tujya kwitaba imeze uko nguku, we nta kintu uzahita ukora kuri application ingi ishyize du fresh hano uri kuyibona uzayikoraho. Ukimara kuyikora uzabanza uyestage muri telefone yawe ubone kuyikoresha. Rero iyi application iri muri telefone yawe igufasha iki? Iyi application iri muri telefone yawe kwereka application ziri kurya megabyte kuri telefone yawe bya hatari. Yari application usanze iri kurya megabyte kuri telefone yawe, kandi mu by'ukuri application utigeze uyikoresha, iyi application nyine uhitifunga nyine uhitubona kuri kukurira megabyte, kandi mu by'ukuri utayikoresheje. Rero kugira ngo ukoreshe nta kintu uhita ukora kuri open. Ukimara gukora kuri open ifunguka imeze uko nguku. Ikimara gufunguka imeze uko nguku bahita bakwereka application ziza kwisonga mu kurya megabyte zo kuri telefone yawe. Urabona twebwe kwisonga hari TikTok, hagakurikiraho Facebook, hagakurikiraho Google Chrome, hagakurikiraho WhatsApp Business, hagakurikiraho YouTube, hagakurikiraho Telegram. Nyine we bitewe na telefone yawe, bitewe na application ugunda gukoresha, bitewe na telefone uburyo ushobora kuzasanga ari bitandukanye n'ibi ngibi. Usanze hari application iri kwisonga ariko utajya uyikoresha, nta kintu uhita ukora, wowe tugenda ukayifunga background ya data zayo kugira ngo yo gukomeza irya megabyte utari kuzikoresha. Rero iyi application ya gatandatu nibigufashije hitubimbwira muri comment, tuze dukomeza na application ya gatanu. Rero nk'ibisanzwe kugira ngo ushyire application ya gatanu muri telefone uzafungura Google Play Store yawe, dore ngo uzayifungura. Ukimara kuyifungura uzahita uza muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hano uzahita wandikamo turukora, uzabyandika nk'uku nguku. Ukimara kubyandika nk'uku uzahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gutegereza uzahita ukora kuri application ingi ishyizeho du fresh ingi uri kuyibona uzakoraho. Ukimara gukora uzabanza uyestage muri telefone yawe. Gusa twebwe uri kubona barimo baratubwira gukora update. Rero iyi application ifite muri telefone yawe igufasha iki? Iyi application ifite muri telefone yawe igufasha muri cyaje umuntu aguhamagaye wari usanzwe udafite nimero ye. Kuko hari nk'uko umuntu aguhamagara usanga uwo muntu aguhamagara udafite nimero ye, ugasanga urimo uramubaza ngo ese witwa nde, ugasanga nyine ndimo arabanza kukwibwira cyangwa urimo uramubaza amazina ye. Rero iyi application itugufasha kumenya izina ry'umuntu uguhamagaye automatically. Kura haza nimero nyine ahitaza n'izina ry'uwo muntu, maze ukabasha kurwega nyine urumva ko ari ibintu byiza cyane. Karo urumva atari sawa? Niba wumva ari sawa itubimbwira muri comment. Rero kugira ngo uyikoreshe nta kintu uzakora, ubona twebwe harimo dusaba gukora update, kandi sishaka gukora update none turaza kuri application zacu bisanzwe. Dore nuko nguko iba imeze, uri tukora kuri open ukayifungura. Ukimara kuyifungura twebwe tumaze igihe tuyikoresha, kuko tumaze igihe tuyikoresha nta kintu tuzahita dukora kuri kano ga fresh nguko nguko. Tukimara gukora ku ga fresh nyine urabona ko nimero zacu ziba zirimo nguko nguko. Ubu iyo umuntu aduhamagaye hahitaza nimero ze, hakahitaza n'izina ry'uwo muntu. Tibigenda gute rero? Kuko abantu benshi bamaze igihe bakoresha application, yenda nk'urugero niba nimero yanjye warasevinze wenda runaka, nundi agasevingaho runaka, nyine iyi application itimenye uwo muntu wari we, noneho uwo muntu yahamagaye undi muntu wo ku ruhande, iyi application itimenye uwo muntu, hanyuma ikahita ijyana nimero z'uwo muntu uguhamagaye, ikahita ikwerekana amazina ye bitewe nyine n'abantu basevinze iyo nimero. Ndakeka uri kumva neza 5/5 uburyo application ikoramo. Rero iyi ni application ya gatanu nibigufashije tubimbwira muri comment. Dukomeze na application ya kane. Rero application ya kane umuntu uzagaruka kuri Google Play Store ya, dore ngo uzahita uzana muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hano hejuru nta kintu uzahita ukora, uzahita wandikamo disk digger, uzabyandika nguku nguku. Ukimara kubyandika nguku nguku uzahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gutegereza uzahita ukora kuri application ya mbere ingi ishyizeho du fresh. Ukimara kuyikora uzahita uyestere banze ujye muri telefone yawe. Ikimara kujya kuri telefone uzahita ukora kuri open uyifungure. Rero iyi application iri muri telefone yawe igufasha iki? Iyi application iri muri telefone yawe igufasha kuba wagarura amafoto, video, document n'ibindi bintu wagiye usiba utabishaka. Nk'urugero hari nk'ukuntu utize telefone umuntu runaka, umwana cyangwa undi muntu wo ku ruhande, ugasanga yenda gusibiye nk'ibintu byawe by'ingenzi, ugasanga nyine arabisibye, ugasanga urababaye cyane. Rero iyi application iguha amahirwe yo kuba wabigarura n'ibintu wasibye kera ukabigarura kuri telefone yawe nta kintu na gito yabigusabye. Twese rero mu byinshi reka nkore ku buryo wayikoresha. Rero kugira ngo uyikoreshe uhita ukora kuri open ukayifungura. Ukimara kuyifungura nyine hano uhitamo ikintu ushaka kugarura. Nk'urugero ushobora guhitamo amafoto cyangwa guhitamo video. Nk'urugero twebwe reka dufatire
dufatire kuri video hano uri kuhabona cyangwa hano ku mafoto reka ukoraho nguku nguku. Ukimara gukora ukora kuri allow access hano uri kuhabona ukoraho. Ukimara gukora ufungura kano kantu. Ukimara wafungura itugora back ugasubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma hano ukora kuri allow niba ushaka ko notification zaziza hano hejuru, ariko utabishaka ukora munsi cy'udu fresh. Ukimara gukora birarodinga nyine bahita batangira gushakisha ibintu wasibye kuri telefone yawe. Urategeza nyine hano urabona ko biri kurodinga. Urabona nyine barimo barabizana hano munsi biba biri kwiba. Urabona bageze mu gihumbi na bari kubigarura nyine ibintu twasibye kuri telefone yacu. Urabona nyine ni ibintu byinshi cyane nyine wowe urategereza bakabanza bakabishakisha byose ukabanza ukabigarura. Rero mu gihe bikiri kurodinga reka mwere ku buryo wabigarura. Ushaka nko kugarura ikintu runaka yenda nk'urugero reka dufatire kuri aka ngaka shizeho dufresh ushaka kukagarura hita ukora nguku nguku. Ukimara gukora nguku nta kintu hita ukora ni recovery hano uri kuhabona ukoraho. Ukimara gukora hita ukora ngashi dufresh hano uri kuhabona ukoraho nguku nguku. Ukimara gukora ikintu kita kigaruka muri gallery ya telefone yawe nkuko cyari kimeze rwose. Rero iyi application nawe urumva ko ari ingenzi nibigufashije hita ubimbwira muri comment dukomeza na application ya gatatu y'ingenzi kuri telefone yawe. Rero application ya gatatu n'ubundi kugira ngo ubone uraza muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hejuru nta kintu uzahita ukora, uzahita wandika property box. Uzabyandika nguku. Ukimara kubyandika nguku uzahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gutegereza tujya kuri tab imeze nguku. We nta kintu uzahita ukora, uzahita western application ngikizeho dufresh uzayikora nguku. Ukimara kuyikora uzahita yestern band muri telefone yawe. Rero iyi application ifite muri telefone yawe igufasha iki? Nk'urugero wagiye ubona amafoto menshi agiye atandukanye kuri social media, ugasanga yenda nk'umuntu nk'urugero ugasanga afasha agafoto runaka, ugasanga nyine n'agafoto keza cyane ukifuza kugakora. Rero muri iyi application haba harimo amafoto menshi agiye atandukanye, uragenda ugahitamo ifoto ushaka gukora hanyuma bakahita bagukorera property yo gukora iyo foto. Wowe icyo usabwa ifotoza agafoto kawe kagaragaza mu maso igice cyo hejuru nyine ku by'isura yawe iza kubigaragara, hanyuma ukagenda ukahita ubwira Gemini cyangwa application yose generating amafoto ikakugeneratingira ifoto ugashyiramo iyo property ukahita ushyiramo n'iyo foto, hanyuma ikahita igukora iyi foto neza neza nk'iyo wabonye muri application. Utikora gute rero? Urayifungura nguko ukahita ukora kuri open ukayifungura. Ukimara kuyifungura birarodinga urategeza gakeya bikabanza bikarodinga. Bikimara kurodinga ushaka ko notification z'iyi application ziza hano hejuru itukora kuri allow, ariko utabishaka kwitukora no musanga shi du fresh. Ukimara kubikora rero utubona amafoto menshi agiye atandukanye. Yenda nk'urugero ushobora kubona amafoto menshi atandukanye. Yenda nk'urugero reka dufatire kuri ngiyi shizeho du fresh ukayikoraho nguku nguku. Iyo umaze kuyikoraho nguku nta kintu itukora no handitse generate property hano uri kuhabona ukoraho. Ukimara gukora bita bitangira kubara nguku bakahita bakugeneratingira property yo gukora ifoto nk'ingiyi neza neza 100%. Yamaze kuyikugeneratingira itukora no handitse copy hano uri kuhabona copy property hano uri kuhabona ukoraho. None bimaze gukora copy urategeza gakeya bikabanza bikarodinga. Rero hano bahita baguha n'amahitamo yo gufungura Gemini kugira ngo uhite ukora ifoto yawe 5x5. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Rero application yo kuyikoresha ndakeka ubizi neza 5x5. Rero ushaka gukora amafoto rero na Gemini utukora hano ndetse open Gemini ukahita ukoraho. Ukeneye gukora amafoto meza na Gemini, iyi video narayikoze nayerekanye uburyo wakora amafoto meza ukoresheje Gemini, ukoresheje Nano Banana ntacyo na gito yabigusabye. Niba ubikeneye wagenda ukayireba ndabizi neza ko ibuze kugufasha 5x5. Turutsinda mu byinshi kandi dukomeza na application ya kabiri y'ingenzi kuri telefone yawe. Rero nayo kugira ngo uyibone uhituza kuri Google Play Store hano hejuru ukahituza muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hano hejuru nta kintu uhita ukora, uhita wandikamo Nova Rocha. Uzabyandika nguku. Ukimara kubyandika nguku uhita ukora search gakeya ugategereza. Ukimara gutegereza tujya kuri tab imeze nguku. We nta kintu uhita ukora kuri application ya mbere ngishyizeho dufresh. Iyo umaze kuyikora uhita ubanza ukayestereka banza kajya muri telefone yawe ukabona kuyikoresha. Rero iyi application ifite muri telefone yawe igufasha iki? Iyi application ifite muri telefone yawe igufasha ko wahindura telefone yawe nka iPhone cyangwa wahindura uburyo application zazo muri telefone yazigaragara ukaba wazigabanya cyangwa ukazongera bitewe n'uburyo ubishakamo. Mu rugero nko kubana bakoresha Airtel Imagine nyine usanga babona buryo application zabo zigaragara muri telefone, ukabona nyine abantu benshi niba byishimiye. Cyangwa wenda nk'urugero buryo telefone yawe cyangwa buryo telefone yayikozemo ugasanga application zazo zigaragara mu buryo utishimiye. Rero iyi application iguha amahitamo yo kuba wazihindura uburyo zigaragaramo, ingano cyangwa uburyo amazina yayo aba amezemo cyangwa uburyo zingana muri telefone yawe. Rero kugira ngo uyikoreshe utukora kuri open ukayifungura. Ukimara kuyifungura tujya kuri tab imeze kunguka. Urabona ko automatically application zo muri telefone yacu zize zihinduka. Nyine urabona ko bise bihinduka. Niba wakurikiranye video 5x5 uri ku buryo twatangiye application zo muri telefone yacu zimeze. Urabona nyine bise bihinduka. Urabona tuzamuye nguku urabona nyine application zacu urabona ko
ewana zabaye ntoya cyane pe. Rero ushobora kubyishimira ukabona bimeze nguko nguko, ukabona ni byiza cyane, cyangwa wenda ugashaka kubihindura. Rero ushaka kubihindura uhita uyikora, dore ni hano hejuru uhita uyikora nguko nguko. Rero ushaka kubihindura nta kindi uhita ukora kuri kano ka notification akangaka uri kukabona, akangaka k'umutuku uhita ugakora nguko nguko. Ukimara gukora uhita ushyira kuri application, dore ngiyi ya Nova Rocha uri kuhabona, uyikora nguko nguko. Ukimara kuyikora uhita ugakora kuri application nguko nguko. Ukimara kugaruka nta kindi uhita ukora ndetse home screen hano uri kuhabona ukoraho. Ukimara gukora ukoze kuri kano kantu ushyizeho udufresh kano uri kukabona kakavivura nguko nguko. Hano application zo muri telefone yawe urabona ndimo ndazongera cyangwa nkazigabanya, uri kubibona ndakeye kuri kubibona neza 5/5. Nyine urabona ndimo ndakura zikaba nini cyangwa zikaba ntoya bitewe n'uburyo mbishaka. Rero hano rero ushobora kuba wazongera cyangwa ukazigabanya bitewe n'amahitamo yawe. Yenda nk'urugero reka tuzigumishe nguko nguko, ukahita none ukagira nguko nguko. Rero ukoze hangashye udufresh hano uri kuhabona ukozeho nguko nguko. Hano ushobora kuba wazigabanya uburyo zigaragara, yenda nk'urugero hano ugahita usigamo yenda application nye. Urabona ndi gukora kuri kano kantu ko gukuramo zikagabanuka. Urabona ndazigabanyije hasigayemo application nyeya. Hano nuguteranya nyine kuzongera ndakeka uri kuyibona, ugahita ukora kuri kano kantu ka okay. Hano rero nyine urabona ko iyi application ifite uburyo bwinshi cyane, ushobora no kuzihindura uburyo size zigaragaramo, niba ari mpande enye ukabazihindura zikaba nk'utuzere nguko nguko. Nta kintu na gito yabigusabye, nyine urabona ko ari ibintu byoroshye cyane kubikoresha, nyine urabona ko ari ibintu byiza cyane. Niba iyi application ya kabiri igufashije nabyo hita ubimbwira muri comment. Tubatsira mu byinshi kandi dukomeza na application ya mbere y'ingenzi kuri telefone yawe. Rero hari nk'ukuntu ushaka kubikuramo nguko nguko, nyine urabona bise bijyamo nguko nguko. Ushaka kubikuramo rero bikuramo gute? Uhita ufungura application yawe ya setting. Ukimara kuyifungura rero usanga biri kuri ya Nova Rocha, uhita ushyira ngashye du fresh bikahita bigaruka kuri taburo ibanze. Rero kugira ngo ubone application ya mbere ntacyo ndita ukora, tuza muri search hejuru n'ubundi. Ukimara kuza muri search hejuru ntacyo ndita ukora, tuwandikamo Snapseed. Tuzabyandika nguko, ukimara kubyandika nguko nguko uzahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gutegereza uhita ukora kuri application ya mbere ngishyizeho du fresh. Ukimara kuyikora uzahita ubanza uyesitara igiye muri telefone yawe. Ikimara kujya muri telefone uzahita ukora kuri open uyifungura. Rero iyi application ikora gute? Iyi application ifite muri telefone yawe harimo ukuntu yenda nk'urugero ukora agafoto na Gemini cyangwa ukora agafoto ahantu runaka, ugasanga ku gafoto kajeho watermark, cyangwa ugasanga agafoto wifotoje ugasanga hariho uduhera ukuntu, cyangwa ukabona ni gasa neza, cyangwa nyine ukabona agafoto kawe nyine ukabona ni gasa neza cyane. Rero iyi application igufasha kuba wakoraho watermark ku ifoto. Nk'urugero nk'abantu mukora amafoto muri Gemini, mwabonye ko ukoze agafoto muri Gemini usanga haje akantu k'akarugo nyine hano munsi. Iyi application ubwo buryo wagakuramo. Reka ngwere ku buryo wagakuramo gusa iyi application editing amafoto neza. Mukeneye ko nazayigarukaho mwabimbwira muri comment. Rero uhita ukora kuri open ukayifungura, ifunguka imeze uko nguko, ukahita ukora kuri kano kantu ko guteranya, ukahita ubona amafoto ufite muri telefone yawe. Reka shaka imifoto ushaka gukoresha, nk'urugero reka fatire kuri iyi ngiyi uyikoraho nguko nguko. Ukimara kuyikoraho uhita ukora kuri done. Ukimara gukora kuri done birarodinga ikahita muri application. Urabona ko ifoto dushyize, urabona ko iri hakarugo hano munsi kano uri kukabona. Rero ushaka kugakora uhita ukora hano ndetse tools ukoraho. Ukimara gukora uhita ukora hano ndetse hairing hano uri kuhabona ukoraho. Ukimara gukora uhita ukora kuri ka kantu ushaka gukura ku ifoto yawe. Yenda nk'urugero tugiye gukora kuri ka karugo kugira ngo ubashe kwibona neza 5/5. Yenda nk'urugero urabona dukozeho. Tukimara gukora urabona ko nyine ka karugo kahise kava kuri ya foto yacu. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Rero iyi application ni ingenzi. Rero ushaka kuyishyira muri telefone yawe tukora kuri kano kantu kavi. Ukimara gukora uhita ukora handitse export, nanone ukahita ukora handitse export nanone. Ukimara gukora kuri export birarodinga, bikimara kurodinga tayari ifoto isubira muri telefone yawe kandi yavuyeho watermark. Rero wowe ugeze kuri uyu munota reka manze ngushimira umuntu w'ingenzi cyane, nago nagupfusha ubusa. Muri kano kangiye kukoreka application ya bonus ugomba kuba ufite kuri telefone ikazakurinda ibibazo mu gihe watakaje telefone cyangwa mu gihe baye kwibye cyangwa mu gihe wayishyize ahantu ukayibagirwa. Rero iyi application ni iyi. Urahita uza kuri Google Play Store yawe n'ubundi uzahita uza nguko nguko. Ukimara kuza nguko nguko uzahita uza muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hano hejuru nta kintu uzahita ukora, uzahita wandikamo kuruku kacho zabyandika nguko nguko. Ukimara kubyandika nguko nguko uzahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gutegereza uzahita ubona application imeze nguko nguko, uzahita ukora kuri app ya mbere. Ukimara kuyikoraho uzabanza uyesitara muri telefone yawe. Rero iyi application ifite muri telefone yawe igufasha iki? Iyi application ifite muri telefone yawe yenda nk'urugero ushobora kugira yenda nk'ibyago telefone yawe ukayita, cyangwa yenda nk'umujura akayikwiba mu buryo utazi nyine ugasanga nyine ayikwibye utiteguye. Iyi application washyize muri telefone yenda nk'urugero warayisetinzemo, iyi application uri kuyisetinga bagusaba gushyiramo email. Yenda nk'iyo uyishyizemo email yawe nk'umuntu akakwiba telefone cyangwa umuntu akagutora telefone, kumwe uba warashyizeho password, umuntu agerageje gukuraho iyo password
iyi application ihita imufotora. Timufotoye rero bigenda gute? Iramufotora noneho imaze kumufotora urumva nyine umuntu ari gukura password muri telefone, no muri telefone biri imbere y'isani isaha nyine urumva kugufotora nyine bari ibintu byoroshye cyane. Nyine urumva ihita imufotora isura, imaze kumufotora nyine ihita ibyoreza kuri ya email. Rero kugira ngo umenye umuntu wakwibye telefone nta kintu ihita ukora, utera telefone umushuti wawe, muvandimwe wawe, hanyuma ugashyiramo ya email wasetinzemo n'ibiri muri iyo telefone bakwibye, uhita uyishyira muri iyo telefone watiye uwo muntu, hanyuma usanga kuri email nyine bakojeje amafoto y'umuntu wakwibye telefone, ukabasha kuba wamukurikira neza 5/5, ukamwereka amafoto yo ukahita umwereka ko nyine ibintu byose ufite amakuru. Urumva ushobora kugenda ukabimwereka akaba yayiguha cyangwa nayiguha, ariko urumva atayiguhaye nayo mafoto kiba ari ikimenyetso wajyana kuri polisi, ukaba wabasha kugaruza telefone yawe bayikwibye. Ndakeka neza uri kumva application ko igushimishije. Rero izi application 11 z'ingenzi kandi ugomba kuba ufite kuri telefone yawe. Nibiza application zigufashije mbibwira muri comment. Gusa application ni nyinshi z'ingenzi ugomba kuba ufite kuri telefone yawe, ariko nyine urabona umwanya tubanye muto ntago nakomeza ngo umeze ikiganiro gigere kirekire cyane. Rero ukeneye ko twakomeza n'izindi application z'ingenzi cyangwa zibanga kuri telefone yawe, siga igitekerezo cyawe muri comment, tuzahita dukomeza na Plati 2, dukomeze n'izindi application z'ingenzi zikora ibintu byiza kuri telefone zacu. Ubwo niba mubishimye mubimbwira muri comment, biragaragara muri comment. Nimbona mwabishimye cyane nzahita nkomeza n'izindi application, gere mbaye izindi application z'ubwenge zikora ibintu byiza kuri telefone yawe, application ushobora gukoraho amafaranga nta gishoro. Nyine urumva ni ibintu byiza cyane. Nimubishima nyine ndabibona muri comment, nzahita nkora indi video. Sawa rero wagize kuri umuntu reka maze ngushimire, uri umuntu umugabo cyane, ibyo tumaze kujyaho niwe tubikesha. Sawa ugira ibihe byiza, ndagukunda cyane. Ciao Imana kurinde. Dusubire muri video ikurikira, nzasubiza ikibazo zababaje munsi muri comment. Ciao.